Hello my people, hari imyanya y'akazi myinshi itandukanye. Waba warasoje senior 6, waba warasoje A1, ukaba warasoje A0, ntucikanwe n'amahirwe akureba. Muri iyi video ngiye kubagarukira ku myanya iri available ndetse n'ibisabwa kugira ngo waprayinge n'uburyo wabikoramo neza kugira ngo bigende neza. Ikintu cya mbere hano ugomba kumenya nuko hari kampani yitwa NMP Solutions ikaba iri gutanga akazi ka sales agent. Sales agent ya Sana Juice ikaba iyi kampani ikorera muri Kigali ndetse na outside Kigali. Rwanda ikorera imbere ndetse no mu turere dutandukanye tutari Kigali. Hanyuma ikintu hano umuntu uzaba yabaye selected muri iyi job azajya akora responsibilities zitandukanye, ariko mbere yuko ngera kuri responsibilities hari amafaranga hano agomba kuzajya bahembwa ibihumbi 150 ku kwezi, ndetse akazajya ahabwa na komisiyo ya 0.2 ku bicuruzwa byose azajya aba yamaze kugurisha. Icyo wamenya nuko amasaha yo gukora ni guhera saa 2 kugeza saa 11, ndetse iminsi yo gukora yo ni iminsi igeze kuri 6. Ikindi responsibilities z'umu sales agent azajya akora iki? Azajya akora ibintu bigendanye n'uburyo azajya agurisha ibicuruzwa n'ubundi, hanyuma abipromotinge, abishakira isoko, managing, attending meetings zijyanye n'ibikorwa byo promoting the product. Ibyo byose ni zimwe muri responsibilities agomba kuzajya aba afite. Si yo job position yonyine, hari n'indi kampani yitwa Arima. Hano ikora Adima Rwanda Limited, ikora ibintu bijyanye n'amabiswi, murayizi, abenshi musanzwe muyizi. Iyi kampani nayo iri gushaka abantu batandukanye baba bakora kuri as sales person. Iyi ni imyanya nayo ikeneye abakozi. Iyi myanya rero nayo amafaranga hano ntabwo bigeze bayamentioninga, gusa yo hano mainly abantu bari gushaka n'abantu business bachelor, ariko kuri sales agent abantu ngize mubona ko nta limit ya kuvuga ngo nabize bachelor, nta limit bigeze bashyira hano. Ikintu uzajya ukora ni ugutanga izi document hano basabye kuri iyi job ya sales person. Uratanga ID, utange academic papers, ubwo nukuvuga ngo transcript na diploma. Ikindi kuri CV ugomba kuba ufite aba fellows 3 bari profession, ndetse ukanandika motivation letter. Ibi ngibi izi document niba uzujuje, ariko niba utanazifite wazitegura mu buryo bwiza, ubundi ugategura neza kubyohereza bitarenze ku itariki 28 z'ukwezi kwa 11 niho application izarangira. Hanyuma abandi bantu bakeneye job positions, si ibyo gusa, hano hari izindi mbuga mugomba gushakiraho job positions. Kandi mbere ku rundi rubuga rumwe hano ruriho amajob agiye ari open nanone. Hanyuma wowe uri kureba ku ma job positions ari available, ukabona ntabwo uri kubona kuri list job ziri available, ukabona uri kubonaho job iri rated n'ibyo wize, reka nkwereke imbuga zigeze kuri 5 zitanga job opportunities ukwiye kugenda checkingaho hafi ya buri munsi kugira ngo utazajya ucikanwa na opportunities kubera ko utigeze umenya amakuru. Hano hari job opportunity, hari iyi website ya job in Rwanda yo maze kugenda nyibanyurizaho kenshi, maze kwimenyera. Hakaba n'iyikora job portal. Ikora job portal nayo ibiriho job opportunities zitandukanye nko muri kubona hano. Ahangaha dore uraza ukajya hano ukagenda scrolling job ziri available, ariko kugira ngo ibintu bibe byoroshye, ikintu ukora no creating account. Ukora creation of account, uraza ukajya kuri create account. Umara creating account kugira ngo ibintu bizajye bikorohera n'ujya gusaba akazi binyuze muri iyi kora job portal. Reka nse nk'ubibere kugira ngo ibintu byorohe cyane birushijeho. Hanyuma iyo uje kuri kora job portal igiye creating account, hari option zigeze kuri 3. Option ya mbere ushobora creating account uri job seeker. Hanyuma umuntu uri gushaka akazi n'ubundi account agomba creating niyo kuba ni ingi ya job seeker, kuko ni
niba uri gushaka akazi urajya kuri job seeker. Employer ni umuntu utanga akazi, aba employer ni ukuvuga ngo iyi poto iba iriho abatanga akazi, iriho abashaka akazi, iriho n'aba job agent abashakira abandi akazi. So iyi account rero uba urumva wowe urakiritinga job seeker, uraza ukirike kuri job seeker, after umara ukirikinga kuri job seeker uzuze information zose bari bugende bakubaza, ubundi nurangiza ukore login, ubundi ugenda ureba jobs ziri available kuri liste. Numara kubona jobs ziri available uzajya ubona iyo uzajya ubona imatchinga na experience yawe cyangwa se n'ibyo wize, uzajya ukora kuri apply. Ubundi umara gukora kuri apply ube wabasha gusaba nyine ako kazi uko bikwiriye. Okay, tudatinze rero hano urabona ko kubera network ntabwo website isi igeraho neza, ariko biraza gukunda mu bigerageza. Ariko noneho hano hari indi nanone ugomba gushakiraho job mu gihe utari kubona job zirebana n'ibyo wize kuri izo site zindi maze kugenda nkubwira. Hari iyo bita mifotra. Iyi mifotra benshi murayizi cyane. Iyi yenda muri iyi minsi murabona ko hariho job nkeya cyane, ntabwo ari nyinshi, ariko nazo hari abantu bashobora kuba bamaze kuyumva inshuro nyinshi ko bataragira account y'ikintu ukora. Ni ukujya kuri register, ukuzuzamo information zawe, ugakurikiza amabwiriza neza. Ikintu bahita baguhereza password iyo umaze kwitaringamo email na telefone n'indangamuntu, ubundi ukakrea account imeze neza. Ubundi job zajya ziba available ukajya ucekingaho nayo umunsi ku munsi, ureba ese hari ze jobs positions, ngo ubundi ugire ute applying bintu bigende neza. Hari n'izindi rero platforms zitanga jobs hano, bikanze nazo muzibereke, ubundi mukomeze kugira gute gushakashaka amakuru, kuko ikintu cya mbere ni amakuru. Iyo ucikanwe n'amakuru arebana n'izo job amadeadline akagera utaramenya ngo byagenze gute, utazi ngo hari izihe job positions hanze zirobekide ibyo wize, nibwo usanga uri gutakaza amahirwe ndetse n'umwanya wawe cyangwa se igihe cyawe utari kugikoresha neza uko byagakwiriye. Ubundi wagakwiye kugenda ugira ute utegura ibyangombwa birebana na job ugiye kwa applyinga, kandi ukamakinga ashobora kuba akurikiranye amakuru yose ari available arebana na job zijyanye n'ibyo wize. Izindi sites zitanga job offers harimo rwandajob.com. nayo muze kugerageza kuyisura abantu bari interested mu cyangwa se abantu bakiri gusearchinga job. Hanyuma hari n'iyindi hano ya job new times, nayo mwaza kunyarukiraho mukareba uko bigiye bimeze, kuko haba hariho job atandukanye. So ndizera ko mwakurikiranye video kugeza ku musozo. Mwese turi kumwe tubonane muri video y'ubutaha.